TV ndagiye mbabwire ngo kuri uyu munsi bafitiye akantu keza nkuko mubibona afite ibikoresho byacu bya kinyarwanda n'icumu ifatwa mu kuboko kw'iburyo hanyuma iyi n'ingabo nayo igafatwa mu kuboko kw'ibumoso ndagiye mbabwire ko uyu munsi tugiye kwiga rero gukoresha mu birenge bitandukanye twagiye twiga ariko none tugiye kwiga gukoresha icumu tugiye gutangira twiga gucunda dufite icumu nta kindi ni gutya hano hano ugahita uzana ukagarura hano ugahita ugarura gutya ugahita utangira ukazana gutya ndagiye mbabwire rero ko kuri aka kanya turimo twiga uburyo bwo gukoresha icumu harimo gutera icumu ritangiriye iyo ugiye ku ruhande urakura wagaruka ugakaraga hano gato ugahita ubivana imbere ubwo ni icumu turiho ukarivana gutya wagera aho ugiye hariya wihindukira ukongera ukarivana gutya ukarikaraga ugahita ujya hariya ubwo ingabo yo wirinda kwerekana mo imbere aho ikiganza gifatiye urerekana igihe cyose inyuma ni ukuvuga ngo ni iryo mbisha uburyo intore itemba kandi igatemba ifite imbaraga mu kirenge ugakomeza ikirenge ukagenda nk'isake mbese ufite utaremerewe kandi umuntu abona bigaragara neza gutya cyitwa gutemba icumu mwaribonye ingabo mwayibonye tugiye gukora ikirenge cyitwa gukaraga tujya inyuma uyu ukunda gukoreshwa nk'umutahane iyo bifatanye ushobora gukoreshwa nk'umutahane ni ukuvuga ngo ni wari uri aha ugahita uza karara 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 icyo nshaka kubereka kimeze gute icyo ndimo mbereka ufite n'ingabo ni ugukaraga ufite icumu n'ingabo ngo karara 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 hari icumu kugaruka ingabo ukayikurira n'icumu cyane
ukaza ngo icyo ni ikirenge cya gatatu ukaraga tukazamuka kujya kugwa mu ngo canci icumu ngiyi iki kirenge twarakizi canci uramurikiye neza hari kugwa mu tubanza ikirenge cyo kujya imbere tunibura tugikorana twese rimwe kabiri gatatu kugwa mu nka harimo guca umugara guca umugara ni handi ni ukuvuga ngo icumu ukaba uryiziye igituza kigize kirambutse ingabo ku ruhande rumwe icumu ku rundi ruhande ureba imbere wizihiwe vuga intore ikwiriye kugira ibyivugo musabe ababyeyi babigisha ibyivugo cyangwa se abahanga bahanga ibyivugo babahangire ibyivugo ugira icyivugo wivuga mu magambo. Ikindi kirenge tugiye kurebaho n'icumu ni ikirenge cyane no gusimbuka ujya imbere nta kindi ni turi hano ni ugiye gusimbuka ujya imbere waraha uhita uza gutya icumu rigahita riza hano aho ufatira imbaraga zo gusimbuka hanyuma ugasimbuka ujyana hejuru ngo cinca nakabonye kariya kanutse nashyizemo intambwe gusimbuka noneho ugatera intambwe ebyiri imbere ukabona gusimbuka ni ukuvuga ngo ni gusimbuka nkunda abantu bazi gusimbuka mwikuremo ibinebwe mwikuremo ibirayi byinshi mwikuremo ibintu bituma muremererwa mujye mukora siporo byose birashoboka gusimbuka ariko bisaba kubitegura gukora siporo gukora imyitozo ngororamubiri ituma urushaho kugira ubwiyunyagamburiro guhumeka neza kwirekura mujye mukora siporo ufite icumu gusimbuka impande zose muri ubu buryo ngo hari icumu dukoresha muri ubu buryo uraza hano amaguru icumu rigahita rizamuka ugahita urizamura imbere yawe gutya ugatereka ku ruhande ugiye gutya uvuga ngo